nimucana amatabaza uwishimuba icyago hazaba umwijima ukaze ugamataraagaruka. Haleluya. Tugiye kwiga ku kiribwa bita inyama gikundwa n'abantu benshi, ndetse Uwiteka adufashe kandi gisobanuke mu mibereho yacu mu bugingo bwacu. Icyigisho kiravuga ngo inyama si ibyo kurya byacu. Mbere ya byose reka tubanze dusenge. Turagushimira Mwami Imana, tugushimiye ko dutegurira ibyiza, ugashaka ko tubaho neza kandi tukagira amagara mazima. Ariko ibyo ntabwo twabyishoboza kuko Satani yatumanukiye afite umujinya mwinshi. Turanditse Mwuka Muziranenge ngo azabe ari gusobanura intekerezo zacu, kandi abazumva iki cyigisho uzabaha umugisha wawe kandi kizabagirira akamaro. Tubyate twizeye mu izina rya Yesu, amen. Inyama si ibyo kurya byacu. Ubwo ni ibyo kurya byabanje, ni ikibazo turaza gusobanukirwa kubaza gukurikira iki cyigisho. Amagambo tugiye gusoma, tugiye guheraho, aravuga ngo ibyo kurya Imana yagennye. Ibyo kurya Imana yageneye umuntu ikimurema ni ibiva mu butaka. Imana yageneye umuntu ikimurema ibyo kurya bituruka mu butaka. Ntabwo Imana yaremye amatungo agomba gupfa. Ibi bintu byose byazanywe n'ingaruka z'icyaha. Inyama abantu batangiye kuzirya nyuma y'umwuzure, igihe Nowa yasohokaga mu nkuge, igihe abantu batari bafite ibyo kurya, Imana ibemerera kurya inyama, ariko nabwo ishyiraho kondisiyo y'uko badakwiriye kurya inyama n'ubugingo bwazo. N'Abisiraheli iryo tegeko bari bararihawe, ariko abantu bakomeje kuzirya, ariko zibazanira akaga. Ngo nyuma y'umwuzure nta kindi kintu cyari gihari, Imana ibaha inyama ngo zigabanye kubaho kwabo, be kuramba mu byaha. Ariko ubwo Uwiteka yari acyuye ishyanga rye rivuye muri Egiputa bajya mu gihugu cy'isezerano cy'i Kanani, Imana yababujije inyama ngo bagaruke ku byo kurya bagenewe. Ibyo kurya bari baragenewe nta bindi, ni ibimera, ni ibiva mu butaka. Abantu ntibumviye ngo bazireke, ntabwo bigeze bareka inyama. Ngo kubwo kutumvira kwabo Imana irazibaha, bashirira mu butayu. None ubu twitegura gutaha i Kanani yo mu ijuru. Inyama zongeye kubuzwa ubugira kabiri. Mbese abatazumvira bagakomeza kuzirya, ugira ngo ntibazagwa muri ubu butayu? Mbese tugiye kugwa muri ubu butayu kubera kurya inyama? Inyama ziraryoha, ariko ntabwo ari ibyo kurya by'abantu bizera Imana. Inyama ziba hari uko habayeho urupfu. Ntabwo warya inyama hatabanje kubaho urupfu. Niyo mpamvu rero dukwiye kwisuzuma tukareba umumaro inyama zidufitiye, kuko Imana ntabwo yigeze itanga ibyo kurya by'inyama, ahubwo yatanze ibyo kurya biva mu butaka by'ibimera. Kuzirya ugira ngo ntibazashirira muri ubu butayu bwa none nka ba bandi ba kera. Urambaza uti kuki Yesu ntacyo yabivuzeho? Yesu ati ndacyafite byinshi byo kubabwira, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Integuza volume ya 2 paje ya 32. Abanyamahanga y'ikivange bari hagati y'Abisirayeli batangira kwifuza. Abanyamahanga b'ikivange bari hagati y'Abisirayeli, ni abanyamahanga bari bavuye muri Egiputa bageze mu butayu. Bajyanye n'Abayuda kuko bari baramaze kwivanga, ariko bageze mu butayu batangira kuganya no kurira ngo bashaka inyama n'amadegede n'ibitunguru baryaga muri Egiputa. Mbese uyu munsi wa none twebwe turebe kure, turebe niba tutarabaye nk'abanyamahanga b'ikivange, tutarabaye Abisiraheli b'ikivange, tukaba twarivanze n'isi ku buryo dusigara twifuza n'iby'abanyamahanga nabo, ibitunze abanyamahanga natwe tukaba ari byo turimo twifuza. Niba tutaba twarabaye ab'ikivange nk'uko abanyamahanga b'ikivange bavuye mpunze muri Egiputa, bari abanyegiputa bajyana n'Abisiraheli kuko bari barivanze. Birashoboka yuko imiryango yabo yari yaramaze kwivanga, baranabyaranye, kandi Imana ntabwo ari kubatandukanya cyangwa Mose ngo batandukanye. Ariko ubwo rwivange rw'intuze rw'Abisiraheli n'abanyegiputa rwateye akaga mu Bisiraheli. Uyu munsi rero nanone natwe dushobora kwivanga kuko turi mu butayu kandi turagana mu gihugu cy'isezerano.
turagana mu gihugu cy'i Kanani yo mu ijuru. Dukwiye kwisuzuma rero turebe niba tutaba twarivanze n'isi, haba mu mirire, mu myambarire n'ibindi byose bishobora gutuma twivanga. Abisirayeli nabo bumvise abanyamahanga barimo baganya barira, Abisirayeli nabo bagenderamo, nabo bararira baraganya, nabo bifuza inyama. Abisirayeli reka turebe se Mose yarazibahaye cyangwa Imana yarazibahaye? Mu kubara hatubwira ko Imana yazibahaye. Imana yohereje umuyaga mu nyanja, hakavamo inturumbutsi, hakavamo n'ubundi busimba, noneho bakirwa babutora. Kandi Imana yarababwiye ngo ntabwo nzabaha inyama zimara umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri cyangwa iminsi itatu cyangwa icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri, ahubwo nzabaha inyama zizamara ukwezi. Biri mu kubara igice cya 11. Abisirayeli nabo bongera kurira, barira nk'abanyamahanga. Abanyamahanga baraganya, natwe tukaganya. Barashaka inyama, natwe tukazishaka. Nta tandukaniro rero, kandi bizatuzanira akaga nk'uko Abisirayeli byabazaniye akaga. Abisirayeli nabo bongera kurira, baravuga bati ninde uzaduha inyama zo kurya? Batangira kwitotomba, bitotombera Mose, bitotombera n'Imana, kugeza ubwo Imana ifashe umwanzuro wo kubaha inyama, ariko izibaha zigiye kubarimbura. Nibwo Imana yoherezaga umuyaga mu nyanja, hakavumbukamo inturumbutsi n'ibindi, biba byinshi mu mahema y'Abisirayeli. Birangije kuba byinshi barabitoragura, batangira kujya kubiteka no kubirya. Reka turebe ese baraziriye bigenda gute. Bamaze kuzirya, Mugigi basanga aho bari, irabaritagura, irabarimbura. Inyama bakizishinze amenyo, bamaze kuziteka bataratapfuna, uburakari bw'Uwiteka burakongezwa, abantu abatera mugiga ikomeye cyane, bararimbuka. Kubara igice cya 11 umurongo wa 33. Ariko noneho turebe ngo urwivange rwacu n'andi mahanga ntabwo rwari ruduteje akaga tukazahera muri ubu butayu. Ni ikibazo tugomba kwibaza. Ariko Mwuka w'Imana arahari, dufite umucyo ugomba kutumurikira, dufite uko tugomba kwitwara. Mwuka w'Imana kandi azatubwira byose, kandi azaduhishurira byose, ku buryo nta muntu uzayoba inzira. Kandi uyu mucyo niba ukugezeho, uwakire kandi ubugende, kuko birashoboka yuko utazongera kuwumva. Ngo uwo Mwuka w'ukuri naza, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe. Yohana 16 umurongo wa 12 kugeza 13. Uwo Mwuka niwo Mwuka wera waje, kandi niwe mwuka w'ubuhanuzi utubwirira mu bihamya. Mbese witeguye kumwumvira? Mbese uyu Mwuka w'Imana niba avuganye nawe akakubwira ati inyama ntabwo ari nziza, kuko mu ijuru nta rupfu ruzabayo, kandi inyama ziboneka kuko habaye urupfu. Nta rupfu ruzabayo, nta marira azabayo, abantu babiririmba buri munsi. Ariko ibyo tubirengaho tukageza gute? Wa mucyo twahawe tukawupfunda. Rero umucyo uhawe, iyo ubashije kuwugenderamo, nibwo uhabwa n'undi mucyo ukurikiyeho ku yindi ntambwe ikurikiyeho. Ariko iyo upfundikiye ntabwo ubasha kubona undi mucyo ukurikiyeho. Imbaraga z'ubwenge, iz'umutima n'iz'umubiri bigabanurwa no kurya inyama. Kurya inyama byonona umubiri, byinjimisha ubwenge, kandi bikagabanura ubwenge kumenya ibyiza. Itorero volume ya 2 page 64. Dore impamvu abantu batirinda, bakerensa kandi ntibahirimbanire gukora ibyo Imana ibasaba. Baba baraguye ikinya bwo kurya inyama, nta gikangura imitima yabo. Kurya inyama byongera indwara inshuro 10. Abenshi bapfa bazize indwara yo kurya inyama, ariko iyo mpamvu ntibashe kuzirikanwa nabo cyangwa n'abandi. Inama zigirwa itorero volume ya 1 page 203. Nigishijwe yuko inyama zitera kamere y'umuntu kuba nk'iyi nyamaswa, zambura abagabo n'abagore urukundo n'impuhwe bakwiriye kugirirana. Inyama si ibyo kurya by'abantu. Abarya inyama bari mu mugabane w'inyama. Ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato byo mu kwa 3 1999 page 87. Inyama muri rusange zitanga hagati ya 40 na 43% bingana na za proteine ziva mu rugimbu, kandi zishobora kwiyongera bitewe n'uko urugimbu rungana. Ibyo kurya by'ibimera bigomba kugira nibuze hagati ya 20 na 23% za proteine umubiri ukeneye. Niyo mpamvu inyama
ku bwa poroteyine nyinshi zigabanya kubaho ku muntu, nubwo poroteyine zikwiye zituma umuntu akura neza. Inyama zigabanya kubaho. Inyamaswa yitwa imbwa cyangwa se intare, kuko izo nyamaswa zose ni indyanya, nizo nyamaswa zirama igihe gitoya kurusha wenda kurusha udusimba duto turya ibyatsi. Intare irama imyaka mike cyane itageze kuri 15. N'imbwa kandi nayo ntishobora kugeza mu myaka 15 bitewe no kurya inyama. N'abantu nabo uko barya inyama zibagabanyiriza imyaka n'izindi ndwara nyinshi ziterwa n'inyama, ariko zigabanya n'imyaka. Ngo amata nayo si shyashya, kuko nk'iyo inka yanduye mikorobi y'igituntu, kuko dushobora kucyandura natwe, kuko utamenya amata afite igituntu n'atagifite. Inama nziza ni ukuzibukira ibikomoka ku nyamaswa byose, tukimenyereza ibyabisimbura biva mu. Tugomba kubana n'ibyoroheje. Abantu bige kubana n'ibyoroheje, naho ubundi ntabwo akaga kari imbere ntabwo tuzabasha kugahagararamo mu gihe tutabasha kubana n'ibyoroheje. Kimwe mu bintu bishobora gutuma tubana n'ibyoroheje ni kureka inyama nabyo tukabana n'ibyo kurya byoroheje, tukarya ibyo kurya byoroheje biva mu bimera kandi tukabyimenyereza. Ku muntu urya inyama ntabwo yareka inyama adafite ikindi azisimbuza. Umuntu akwiriye kuzisimbuza ibindi bintu byoroheje kandi bifite intungamubiri ziva mu bimera, kuko tubonye yuko ibimera bigira amaporoteyine kuva kuri 20 kugeza kuri 40 kandi nziza zitameze nk'izo muntu. Nyamara ubushakashatsi bwagaragaje ko ibiva mu butaka bikize cyane ku ntungamubiri zikwiye. Ingorane abantu benshi biteza nuko iyo bize ibyigisho nk'ibi byo kwirinda witungira amagara, babyakira bihana by'igice, bakareka ibikomoka ku matungo gusa, ntibahite babisimbuza ibiva mu butaka. Dukwiriye gusimbuza ibikomoka ku matungo ibiva mu butaka bikwiriye by'imbuto zihagije, imboga, ibinyampeke bihagije nka soya, ubunyobwa, maze bakazahara bagasebya ubutumwa. Iyo utabifashe uba wihannye by'igice. Abantu benshi batanga amafaranga ku nyama n'ibindi biva ku matungo, ariko bakumva batayatanga kuri ibi bimera. Mu bucakura bwa Satani yemeye ko abantu biga icyigisho cyo kwirinda kandi bakacyakira, ariko uwo mucyo umaze kubageraho, mu kujya kuwushyira mu bikorwa no kuwugenderamo, Satani abateza bwo kureka ibintu bimwe na bimwe mu ngingo yo kwirinda, ariko badafite ibindi babisimbuza. Bityo bibazanira akaga mu mibiri yabo, bimera nk'aho imibiri yabo icitse intege, bigatuma bamwe bongera bakabisubiraho bitewe n'uko babirarikiye cyane, bitewe n'uko ntabyo babisimbuza. Si byiza kureka ikintu utateganyije ikindi ushobora kugisimbuza kandi gikwiriye. Urugero, ntushobora kureka inyama utabashije gushaka ibimera bikwiriye ushobora kuzisimbuza. Hano tugirwa inama y'uko ushobora inyama kuzisimbuza ibindi, harimo soya, harimo ubunyobwa, harimo imboga n'imbuto, ubuzima bwawe bukarushaho kugenda neza. Ariko Satani kubera ko afite ubucakura bwinshi, atuma abantu bumva iki cyigisho nabi, bakareka ibintu badafite icyo babisimbuza, bityo bigatuma babisubiraho kuko babona yuko imibiri yabo ishobora kugira ikibazo. Ibyo rero byatumye abantu bafata tampirasi nk'aho ari ikintu cy'isakirire, ari ikintu giteje akaga, ariko nyamara n'umwanzi wabiteye. Ni Satani wabiteye, kuko Imana yaremye ibimera kandi ibishyiramo ubushobozi bwose, ibishyiramo n'imiti igomba kugira akamaro kacu umumaro. Ariko Satani yatumye abantu babifata nabi, kugeza uyu munsi umucyo wa tampirasi warazi, kandi ntabwo wari ukwiriye kuzima, bitewe n'uko tampirasi ni ukwirinda, kandi nta muntu uzagera mu bwami bwo mu ijuru atarigeze yiga cyangwa se ataragendeye mu mucyo wose wategetswe mu ijambo ry'Imana. Ngo abantu batagira ingano bapfa bazize indwara ziterwa no kurya inyama, mu gihe bo bibwira ko ntacyo zitwaye, baba biyahuye. Rengera ubuzima, volume ya 2, paje ya kwica ubugingo bw'umuntu uko ako kanya si icyaha gikomeye imbere y'Imana kiruta kuburimbura buhoro buhoro, amaherezo bugapfa. Hari abantu bica ubuzima, ingaruka z'inyama ntabwo zibona ku kanya, ariko hari abantu bica ubuzima buhoro buhoro, ari ukubwica ku kanya, ari no kuburimbura buhoro buhoro, byose ni icyaha. Uwiyicisha ibyo kurya
bitemewe n'ijambo ry'Imana, kandi akabaho mu buryo bunyuranyije n'uko byategetswe n'umwicanyi nk'abandi bose. Nyabuna twihane, kuko utsemba urusengero rw'Imana, Imana nayo izamutsemba. Bake gusa nibo bamenya ko kubabaza inyamaswa no kutazitaho zikicwa n'umukeno ari icyaha. Raporo iratangwa mu ijuru, umunsi w'urubanza uraje ku bashinyaguriye ibiremwa by'Imana. Abakurambere n'abahanuzi, paje 443. Itegeko ry'imbabazi rigera no ku tunyamaswa tudashobora gusobanura agahinda n'akababaro katwo mu magambo. Wifuzwa ibihe byose, paje 500. Abantu benshi biteza indwara kubwo titegeka, babaho imibereho idahuje n'amategeko agenga ibyaremwe cyangwa se amahame y'imibereho iboneye. Abandi birengagiza amategeko y'ubuzima mu byo barya n'ibyo banywa n'ibyo bambara cyangwa ibyo bakora. Byaba ari ugukora ubusa kwigisha abantu gusaba Imana ngo ibakize. Byaba ari ugukora ubusa kwigisha abantu gusaba Imana ngo ibakize, batigishwa kureka ibikorwa byangiza ubuzima. Abifuza isengesho ryo kuvugurura ubuzima bakwiye gusobanukirwa ko kwica itegeko ry'Imana ari icyaha, cyaba itegeko rigenga ibyaremwe cyangwa se itegeko rimwe mategeko 10. Rengera ubuzima, volume ya mbere, paje 110. Rero ubwoko bw'Imana, uyu ni umucyo duhawe ukomoka mu ijambo ry'Imana, kandi dukwiriye kuwugenderamo, kuko nta muntu Imana izigera irenganya ngo imwishyuze umucyo atigeze amenya. Umucyo niba ukugezeho uyu munsi wa none, we kwinangira umutima, we kugomeza kugundira ibintu, biragoye kureka inyama. Ariko nta muntu uzinjira mu bwami bwo mu ijuru akirya inyama. Nta muntu uzinjira mu bwami bwo mu ijuru agifite imico yarangije imico mbonera. Imico yo mu ijuru rero dukwiye kwigira hano mu isi. Ndabifuriza kugendera mu mucyo wose Umwuka w'Imana abaha, kandi ndabifuriza kuzaraga ubwami bwo mu ijuru. Ibyo rero ntabwo twabyishoboza, reka dusabe Umwuka Wera ajya tuyobora mu kuri kose, kandi Umwuka Wera naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha, abemeza n'iby'amateka, kandi azatubwira ukuri kose. Turi mu butayu, mu gihe turi mu butayu, muri ubu butayu kandi twerekeza muri Kanani yo mu ijuru, ntabwo dukwiye kugira uburangare, ntabwo dukwiye gusiga kimwe hano cyangwa se ngo dusige kiriya, cyangwa se dusige iki ngiki kiriya tukireke. Byose tugomba kubigenderamo, kandi dukwiye kubana n'ibyoroheje, dukwiye kubaho mu buryo bworoheje, tukambara mu buryo bworoheje, tugakora ibyoroheje, tugakunda ibyoroheje, iminywere yacu ikaba yoroheje, imirire yacu ikaba yoroheje, imyambarire yacu ikaba yoroheje, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Umucyo wose uko twawuhaye tukabasha kuwugenderamo, tugasaba imbaraga kugira ngo tubashe kuwugenderamo. Umwuka w'Imana abafashe kandi akomeze kubaha umugisha, mu izina rya Yesu dusenge. Turagushimiye Mwami Imana, tubonye icyo ijambo ryawe ritubwiye. Ritubwiye ko tugomba kubana n'ibyoroheje, tukarya byoroheje, tukambara byoroheje, tukabana n'ibyoroheje, tukarya ibimera nk'uko wabiduhaye. Tubonye ko inyama wazitanze kubw'ikibazo cyari cyabaye, ariko nyamara zazanye umuvumo. Tubonye yuko kwa Nowa watanze inyama, ariko nabwo ugatanga kondisiyo yo kutaryana inyama n'ubugingo bwazo. Niyo mpamvu muri aka kanya turi imbere yawe rero, kugira ngo utuyobore, udushoboze, kuko twebwe dufite intege nkeya. Bamwe barazireka bakihana by'igice bakongera bakazisubiraho, ariko Uwiteka ngo ziteza akaga imibiri yacu, kandi roho nziza igomba gutura mu mubiri muzima. Na Mwuka Wera ahakorera, urusengero rukwiye kuba rumeze neza, rufite isuku. Turakwinginze ngo dushoboze, nubwo Uwiteka habaye uruvange rw'abanyamahanga, kandi nyamara turi Abayuda mu by'umwuka, ude kugaragaza umucyo wawe muri byose, kandi uduhe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Nimucanama tabaza, umwijima ubaye icyago, hazaba umwijima ukaze,